wajyaga wibaza yuko waba uri umwe mu bantu batoranyijwe ku Mana, iki ni ikimenyetso cyiza kikugaragariza yuko watoranyijwe ku Mana kandi ijana ku ijana utagomba kurinda ubitekerezaho cyangwa ubitindeho cyane, uhite wemeza ijana ku ijana ko watoranyijwe. Iki ni ikintu cyiza ngiye kubasobanurira kikugaragariza yuko watoranyijwe ku Mana kandi ko uri umuntu w'umumaro ku Mana. Gusa iba yumva igomba kukugumana, iba yumva itakurekura, kandi ku buryo igera naho ikavuga ngo muri Bibiliya nivugira ikavuga ngo aho kugira ngo nkubure ndetse naguhombye. Ushobora kwibaza iki kintu, ese uri umuntu ki wowe utuma Imana ivuga ko aho kugira ngo ikubure yaguhombye? Rero ibi ni ibimenyetso birindwi bigaragaza yuko uri uw'akamaro cyangwa se uri uw'ingenzi, uri umumaro ukomeye cyane ku Mana, ndetse n'ibi bintu nawe bijya bikubaho mu buzima bwawe busanzwe uhita ubiha agaciro ndetse ubyiteho cyane, kubera ko iki ni ikimenyetso cyiza kikugaragariza yuko uri uw'agaciro imbere y'Imana. Niba usanzwe nawe ukora iki kintu cyangwa se iki kintu kikakubaho nk'impanuka gusa utari usanzwe ubizi, ibi ni ibimenyetso bingahe birindwi nkuzaniye bigiye kukugaragariza ijana ku ijana yuko uri uw'agaciro. Icya nyuma cyo cyitondere, nicyo cy'ingenzi, ndetse ucyubahe ndetse ucyumvire, kandi niba utanagikoraga ugerageze ugishyire mu buryo. Niba wanagikoraga nk'impanuka nanone ugerageze ugikore uzi icyo ari cyo. Reka dutangire n'icya mbere. Ikimenyetso cya mbere kikugaragariza yuko uri uw'agaciro ku Mana ndetse uri umumaro ukomeye cyane ku Mana. Abakoze subscribe ndabashimiye namwe mwese, Imana nibaho umugisha. Reka dukomeze. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko uri uw'agaciro ku Mana, niba mu buzima bwawe ujya ubasha kugira ikintu bita indoto mu buzima bwawe, ukarota, niyo warota ibintu wenda ukabyuka wabyibagiwe, nubwo nanone uba utazi umuntu runaka watumye ubyibagirwa ko ari Satani, hari impamvu abatumye ubyibagirwa, ari nibiba byaturutse ku Mana, ari gusa wowe ubifata yuko ari ibintu biri aho, gusa ni ibintu biba byaturutse ku Mana, biba byaje kugira ngo usobanukirwe ibigiye kukuba mu minsi iri imbere. Rero iyo ubyutse wabyibagiwe, ariho mpora mbabwira ngo mu gihe urose inzozi ugahita wicura kwa kundi uba ufite igishyika mu mutima, uhita usenga, kuko nicyo kintu cyiza cyonyine gituma utibagirwa inzozi ndetse gituma usobanukirwa inzozi zawe ijana ku ijana. Kubera yuko iyo urose inzozi ukabyibagirwa mu gitondo, Satani aba yakoze mu isi y'umwuka, yakoresha uburyo bwose ashoboye kugira ngo uzibagirwe, utazanazisengera icyo ashaka kuri wowe kigapfa. Rero niba ujya urota mu buzima bwawe, ukarota ukumva ni ibintu biri aho, cyangwa se ukarota ukumva nanone ni ibintu bikomeye, yego hari abantu babiha agaciro kurota, kandi ni na byiza mu gihe mubaha agaciro. Niba mu buzima bwawe rero ujya urota, ukarota mu buzima bwawe busanzwe, iki ni ikimenyetso cya mbere cyiza kigaragaza yuko ijana ku ijana uri umwana w'Imana kandi igukunda ndetse ikwishimira, ndetse ikindi watoranyijwe nayo. Iki ni ikintu cyiza, kubera ko hari igihe guha amakuru mu nzozi z'undi muntu ukagenda ukayashyikiriza uwo muntu. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko watoranyijwe, kuko utaratoranyijwe ni ibintu bigaragara. Ntabwo yaguha ikintu ngo ujye kugisobanurira umuntu runaka, cyangwa nubwo nanone yaguha inzozi z'undi muntu. Utaratoranyijwe ntabwo yaguha ikindi kintu, ntabwo yaguha ikintu cy'umuntu runaka ujya gukora, cyangwa se ujya kumuhereza, cyangwa ujya kumubwira yuko yaguhaye ko umubwira. Niba hari abantu basanzwe basobanukira iby'inzozi, hari igihe urotera umuntu nk'ikintu runaka kigiye kumuha, urugero ukarota yakoze impanuka, ejo ukarota yakoze indi mpanuka inshuro ebyiri zikurikiranye. Iki ni ikimenyetso kikubwira yuko ugomba kubimubwira, kandi niyo utabimubwira nawe ushiduka ubwawe wabimwibwiriye. Niyo ugerageje kubihisha, hari abantu bahisha inzozi baba bafite ubwoba bwo kubivuga ngo umuntu ugiye kubwira arakomeye. Nope, uba ugomba kubikora kubera ko Imana yakwizeye ikaguha izo nzozi kugira ubimubwire, nayo iba ifite impamvu yabikoze. Rero ujye wiyizera kuko nayo babashije kukwizera. Rero hari abantu batinya kubivuga, ugatinya kuvuga yuko warose inzozi, wamuroteye inzozi kubera ko ngakomeye. Ujye ubikora ubimubwire, kubera ko ni inzozi, kandi ni inzozi nobody control. Nta muntu wa control inzozi uretse Imana yonyine ikontrol inzozi. Iki nicyo kintu cya mbere kigaragaza yuko watoranyijwe. Imana iguha amakuru, cyangwa se mu buryo bw'inzozi. Ubundi Imana igira inzira nyinshi icamo muri Bibiliya, ndetse igaca mu nzozi, igaca mu iyerekwa ritandukanye n'inzozi nayo basobanuye mu kiganiro cyashize. Muri make Imana ica mu nzira nyinshi kugira ngo iguhe amakuru y'undi muntu. Rero Imana niba igiye guha amakuru y'undi muntu, nawe iki ni ikimenyetso cyiza kikugaragariza yuko ijana ku ijana watoranyijwe n'Imana. Kandi iyo watoranyijwe n'Imana wirinda ibintu byose byatuma ubabara.
ubabara, agahinda kakaba kenshi mu mutima wawe, kuko iyo kabaye kenshi mu mutima wawe nyine Imana nayo birayibabaza. Iyo biyibabaje niho ugera, kubera umubabaro mwinshi wo mu mutima, ukaba ukoze icyaha cy'uko wagize umubabaro mwinshi wo mu mutima, nta kwizera, ufite agahinda gakabije. Muri make nyine bihita bifatwa nk'icyaha imbere y'Imana, kuko ntabwo yemera yuko umuntu wayo aba agomba kubabara. Aho kugira ububabare ugomba kugira kwizera kwinshi, mu mibabaro ukagira kwizera kwinshi. Rero iki ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko Imana yagutoranyije, yahisemo wowe, yahisemo ko ari wowe ugomba gukora umurimo wayo, yahisemo ko ari wowe ugomba kuyobora ibyayo, ndetse yahisemo yuko ari wowe ugomba kugira icyo ugeza ku bantu binyuze muri yo ikugejeje, binyuze muri wowe ikoherereje umwuka wera, kugira ngo ubashe kujya kugira ibyo uvuga cyangwa ubwira abantu biturutse ku Mana gusa, byanyuze muri wowe. Bivuze ko watoranyijwe no kunyurwamo n'Imana. Urumva yuko wowe waratoranyijwe 100%. Niba ujya urota inzozi, ujye umenya yuko cyangwa kurota inzozi izo arizo zose gupfa wowe urota, wabyibagirwa utabyibagirwa, gupfa urota, umenye ko wahiswemo n'Imana, watoranyijwe. Imana yaragutoranyije kugira ngo ugire ibyo ugeza ku bantu mu buryo bwose ishaka ko ubikoramo. Rero iki ni ikimenyetso cya mbere cyiza kigaragaza yuko Imana yaguhisemo cyangwa se yagutoranyije yuko uba umwe mu bakozi bayo ndetse bakomeye cyane. Ubwoko bwa kabiri, reka dukomeze ubwoko bwa kabiri tutizihije, tudakomeje gutinda mu magambo. Ubwoko bwa kabiri ni ubuhe? Ubwoko bwa kabiri ni kwa kundi unyura mu bibazo. Nta muntu w'Imana wibwira yuko kuba akijijwe cyangwa se akoreye Imana agiye guhita akira. Iyo uri umuntu utekereza utyo, ntabwo uba uri umuntu w'Imana, ndetse nta nubwo baranatoranyijwe. Umuntu w'Imana uwo ari we wese agomba kumenya yuko mbere ko hagira icyo ageraho, hari icyo agomba kunyuramo. Iyo uri umuntu unyura mu bibazo byinshi cyane, uri umuntu watoranyijwe 100%. Ubu ni ubwoko bwa kabiri, cyangwa se ubusobanuro bwa kabiri bugaragaza ko watoranyijwe n'Imana. Niba utajya unyura mu bibazo, cyane niba utajya unyura mu ntambara, niba utajya unyura mu bintu bikomeye, niba utajya unyura mu bizazane cyangwa se mu gahinda, mu bintu bibabaje, utajya unyura mu bintu nk'ibyo ngibyo, umenye ko utigeze utoranywa n'Imana. Ariko niba uzi ko ujya unyura mu gahinda, ukanyura mu mibabaro, ukanyura mu bintu bibabaje, ndetse ukanyura mu bintu bikomeye cyane, muri makeya bigaragara yuko nyine nawe uri mu bantu bababaye cyangwa se bafite agahinda, umenye ko utatoranyijwe n'Imana. Ariko niba ujya ubinyuramo, niba ubinyuramo ukabinyuramo, ukabona yuko iki ari ikintu gikomeye, ndetse ukabona n'ibitangaza birabaye, ibintu utibwiraga ko biri bube ukabona birabaye, iki nacyo ni ikimenyetso cyiza kigaragaza yuko watoranyijwe n'Imana. Iyo unyura mu bintu bikomeye cyangwa se mu bintu bikomeye, iki ni ikintu kigaragaza ko watoranyijwe n'Imana. Mu nshuti wanjye, niba ujya urota cyangwa se ukanyura mu bihe bikomeye, nshatse kuvuga, reka mbasubane neza. Urugero, ukaba uri mu bantu bahorana ibibazo by'indwara, ukaba uri mu bantu bahorana agahinda, ukaba uri mu bantu bahorana imibabaro bitewe n'inshuti zawe, ukaba uri mu bantu bahorana umubabaro uturutse ku muryango wawe, ukaba uri mu bantu bahorana ibibazo byo mu kazi, ukaba uri mu bantu bahorana stress zitandukanye, ukaba uri mu bantu bahorana ibibazo nyine runaka. Iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko watoranyijwe n'Imana. Ushobora kwibaza se ni ukubera iki avuze yuko ari uko waratoranyijwe n'Imana kandi unyura mu bibabaro imwe Satani yohereza umuntu? Igituma ushobora kunyura mu bibabaro y'agahinda cyangwa se mu bikomeye ukumva yuko utatoranyijwe n'Imana, icyo kintu ntabwo ari cyiza, unakikure mu mutwe, kuko ni ikintu kigaragaza ko watoranyijwe n'Imana. Abantu b'Imana bose bemerewe kunyura mu mibabaro mbere y'uko bagera ku cyiza cy'Imana. Imana ntabwo yaguha ikintu utanyuze mu mibabaro, utanyuze mu gahinda, utanyuze mu gikorwa runaka. Niba ujya usonza ugakena amafaranga ukayabura, ukabura amafaranga kandi uyakeneye mu buzima busanzwe, ndetse ugasenga Imana gusa ukabona nta kintu kiri gukoreka, ndetse ukirotera ibindi cyangwa se ukanyura mu bindi, ariko ukaba utari kubona igisubizo giturutse ku Mana, umenye ko Imana igukunda cyane. Buriya Imana ikora yavuze kandi n'igihe ikora itavuze. Ibintu by'Imana muri make biri somehow bigize uburyo bundi ku ruhande rumwe bigiye bicanganya. Imana ntabwo igira ubusobanuro, ntabwo yakoreza inzozi ubundi ngo tuzisobanukirwe 100%, biranagoye 100%. Ahubwo Imana ikuzana inzozi mu buryo butandukanye, mu buryo buhinnye, mu magambo, mu buryo butandukanye, nyine mu buryo
busa nk'ubutandukanye utapfa gusobanukirwa, bisaba yuko ubona umusesenguzi cyangwa se umuntu runaka ugusobanurira. Rero ibintu by'Imana biracanganye kuko ibikora rimwe, ejo ikaba yahinduye strategy, yahinduye inzira, yahinduye uburyo. Yego, izo nizo nzozi Imana icisha mu bantu, umuntu akarota inzozi gusa ntazisobanukirwe, hari umuntu runaka yateguye ko azimusobanurira. Rero niba nawe ujya unyura mu bihe bikomeye, Imana niyo yemeye ko unyura mu bihe bikomeye kugira ngo ibasha kukugira neza, ubashe gushima Imana yuko yakugiriye neza. Igituma Imana yemera ko umuntu anyura mu bihe bikomeye ni uko aba yaratoranyijwe, kuko Imana ntabwo ijya ibabaza umuntu utari uwayo, nta nubwo rwose ibimukunda gusa, ntabwo imuha igikorwa runaka cyo gukora ku buzima bw'abandi bantu runaka, ntabwo ibyo bintu yabikora. Niba rero ujya ubasha kugira inshingano runaka ugira ku muntu, cyangwa ukagira umubabaro nawe mu buzima bwa busanzwe, umenye ko Imana yagutoranyije. Kubera ko niba ugira umubabaro, Imana yagutoranyije kubera iki, cyangwa se yagutoranyije kugira ngo bigende ute. Imana iyo unyura mu mibabaro cyangwa se ukanyura mu gahinda, cyangwa se unyura mu mubabaro cyangwa mu bihe bikomeye, mu bihe biguhangayikishije, wibaza iby'iminsi n'ibihe biri imbere, ukibaza uburyo uzabaho, ukibaza uburyo uzarya, ukibaza uko uzanywa, ukibaza ibyo kwambara, muri make ugahangayika. Iki ni ikintu Imana yemeye ko kigera ku muntu wayo yatoranyije, kubera yuko iyo uhangayikishijwe n'ibyo ngibyo ikaza ibisubiza, aba ari ikintu cyiza gikomeye, nawe iyo ukibonye cyitwa igitangaza ku buzima bwawe, kuko nta kintu cyitwa igitangaza wari usanzwe ugifite. Ntabwo waba ufite amafaranga, urugero ntabwo waba ufite amafaranga Imana izi kongerera ayandi ubundi uvuge ko ari igitangaza. Nope, ntago Imana ikongera amafaranga kuko wari ufite andi. Yego, hari abibikorera kubera ko babanje kunyura muri ubwo buzima bwo kubura amafaranga, ikemera yuko banyura mu buzima bwo kubura amafaranga, then ikaza ibaha amafaranga. Ibyo byitwa igitangaza cy'Imana, ndetse bituma bashima Imana, appreciating Imana, bavuga uti Mana turagushimiye kubw'ibyo waduhaye, ndetse bituma nabo ubwabo bamenya gufasha babandi bakennye, cyangwa se babandi badafite ubushobozi, cyangwa babandi badafite uburyo, nyine babituma nabo babasha kugira abantu runaka bafasha. Ariko nta kuntu waba ufite amafaranga warayavukiyemo utarigeze ukena habe na rimwe, Imana ngo izi kongera amafaranga ubyite ko ari umugisha w'Imana. Ntabwo ibyo bintu ku ijana byazigera binaba, ndetse nta nubwo biteganya kuzaba. Imana ishyigikira umuntu wabanje kunyura mu bukene. Niba uri mu bukene muri aka kanya, reka ngugire inama imwe, wowe utekereza yuko uri mu mugambi w'Imana, ndetse iki kintu ndi kubwira nicyo 100%. Niba uri mu bukene, niba uri mu ngorane, niba uri mu bintu runaka biri kukugora, menya yuko 100% Imana igukunda kandi ikwishimira, ndetse igukunda ndetse cyane, kubera yuko icyatumye ikorekera muri ubwo bukene ni ukugira ngo izakugire neza, ndetse n'abandi bandi bose uzabe icyitegererezo kuri bo, ndetse bazabone yuko hari ikintu cyahindutse, byitwa yuko ari Imana ikoze ibitangaza bitumye nabo bayihindukirira, ndetse nawe ugira abufasha kubera yuko hari icyo Imana yagukoreye. Ndetse niba nawe Imana yaraguhaye umugisha runaka, waranyuze muri ibyo bihe maze kuvuga byose, niba waranyuze muri ibyo bihe by'intambara, agahinda, iki ngiki nawe ni ikimenyetso kikugaragariza yuko niba Imana yakugiriye neza ukaba utagira gukoresha umugisha Imana yaguhaye neza, iki ni ikintu kigaragaza yuko ushobora kuwukwambura ikawuha abandi bakoresha neza, kubera yuko hari abantu baba bakwiye gukora ibyiza, ndetse wowe wicaye utari kugira ikintu runaka ukora ngo ufashe abantu, ugira icyo ugaragariza imbere y'Imana nk'urwibutso, kubera ko Imana iguha ikintu runaka kugira ugikoreshe none mu nyungu zayo, apana kubikoresha mu nyungu zawe bwite, kubera yuko iba yagufashije kugira ngo ugire abufasha, kuko nayo ica mu bantu kugira ngo bagufashe. Icyo nicyo kintu tugomba kwitaho. Rero ikimenyetso cya kabiri ni uko wanyura mu bikomeye, wanyura mu mibabaro, ni ikimenyetso kikwereka yuko Imana iri kumwe nawe, ndetse igihe udatekereza ubuzima bwawe buzahinduka bwiza, kubera yuko Imana uwo yatoranyije irabanza ikamwigisha iby'imibabaro n'ibiki byose, kugira ngo imugezeho ibyiza, amenye kubiryoherwa, ndetse amenye no kubijera neza. Icyo nicyo kimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya gatatu kikugaragariza yuko uri uwatoranyijwe ku Mana, ndetse kigaragaza yuko uri uw'ingenzi ndetse cyane ku Mana, ni icya gatatu. Gakomeze n'icya gatatu. Icya gatatu rero, kwa kundi uba uri umuyobozi gusa nanone utabiha agaciro, wowe bumva yuko ari ibintu kuba umuntu yaragutoye cyangwa se abantu baragutoye ni ikintu kivuze yuko biri aho, yego ugomba gukora ibyo ushaka kubera yuko watowe n'umuntu. Gusa niba warigeze utorwaho habe na rimwe, waba waratowe mu gihugu, waratowe nk'umuyobozi w'igihugu, waba waratowe nk'umuyobozi mu rusengero, waba waratowe nk'umukozi w'Imana, waba waratowe runaka nk'ikintu runaka gikora cyangwa se kiyobora abantu runaka,
umenye ko watoranyijwe n'Imana. Nugerageza kwiyobora cyangwa se ukagerageza gukora ibintu byawe nk'uko ubyumva, ndetse uretse yuko akenshi usanga atari nabo biyobora, nubwo baba bibwira ko biyobora, usanga umuntu yibwira ko yiyoboye gusa aba atari we wiyoboye. Ntabwo ari we wiyoboye, ahubwo n'Imana iba umuyoboye. Ni uko we aba akeka ko ari we wiyoboye, ubwenge aba afite yuko ari we uba ufite inama baba bamugira yuko ari abantu baba bazimugira, gusa ni Imana ibiziguha ndetse mu bitekerezo bwabo, ndetse ni Imana ibasura kugira ngo babashe kuguhereza ibitekerezo bizima, ubundi nawe ubishime ubigeze ku buyoboye. Rero iyo umuntu ayoboye, uwo ari we wese, aho yaba ayoboye, aho yaba ayoborerwa, ndetse n'uwaba ayoborwa wese, ndetse n'uwaba uyobora wese, uwo yaba ayobora ndetse n'aho yaba ayobora, uwo muntu aba yaratonyejwe n'Imana, kubera yuko Imana yirinda umuntu uwo ari we wese wayobora nabi, akayobora abantu bayo nabi, cyangwa se akayobora abantu Imana ikunda nabi, kubera ko Imana ikunda abantu ku rwego rwo hejuru, kubera ko Imana mu bantu ikintu cya mbere yishimira ku isi ndetse no mu ijuru, ikunda ikintu biremwa muntu kurusha ibindi bintu, kuko nicyo kintu cyayivunnye mu kurema, icyo cyayivunnye, kandi ikindi nicyo kintu cya mbere yakunze kurusha ibindi bintu, kugeza naho yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo azapfe, ariko umuntu abashe kumenya yuko Imana imukunda. Niba iki kintu utagitekereje neza, ukiteho ndetse ugikunde cyane. Iki ni ikintu kigaragaza yuko Imana ikunda umwana w'umuntu kurusha ibindi bintu byose bibaho ku isi ndetse no mu ijuru, aho ikunda umuntu kurusha n'umwana wayo. Niba nawe uzi yuko Imana igukunda, ubiha agaciro. Niba utari unabizi, ubiha agaciro. Wumve ko Imana ikunda umuntu, ndetse ikunda umuntu ku rwego rukomeye cyane. Ntabasha nanjye ubwanjye gusobanura 100% uburyo Imana ikunda umwana w'umuntu. Imana ikunda umuntu kugeza naho yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo apfe, ariko umwana w'umuntu abe muzima, akomeze abeho. Imagine, Imana ikunda umuntu ndetse cyane. Reka dukomeze n'ubusobanuro bwa kane. Ubusobanuro bwa kane, cyangwa se ikimenyetso cya kane kigaragaza yuko watoranyijwe ku Mana, ni icy'ingenzi, ndetse ni ikintu ukwiye kwitaho ndetse ugaha agaciro, ndetse ukumva yuko atari ikintu kiri aho ngaho, ukumva yuko atari ikintu wavuga uti iki kintu ubwo nyitekereze ndagikora utya, ndagikora gutya, nyicishe muri ubu buryo, nyicishe muri izi nzira. No, niba nawe iki kintu kijya kikubaho mu buzima bwawe, umenye ko ari ikintu kigaragaza ko watoranyijwe ku Mana, ndetse watoranyijwe ku Mana, ndetse ibintu byose ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi uri mu bantu Imana yatoranyijwe. Batoranyijwe ku Mana, uri mu bantu Imana yatoranyije yuko bagomba kuyikora, cyangwa se bagomba gushobora kuyikorera ariko batabizi, ariko bari kuyikorera. Ikimenyetso cya kane, umuntu utanga inama, cyangwa se umuntu ujya inama, cyangwa se umuntu wumva ndetse akagira abandi bantu inama, ukunda gukora iki kintu runaka. Niba ujya ubasha kugira abantu inama, cyangwa se ukabasha kwicaza abantu ukabagira inama, baba bakuze baba batoya, umenye ko watoranyijwe n'Imana. Kubera ko umuntu ujya inama cyangwa se ugira abantu inama, Imana iramukunda ndetse cyane. Niba ujya ubasha kugira abantu inama, cyangwa se ukabasha gukora ikintu runaka abantu bakunda, ukicaza, urugero ushobora gufata nk'umubyeyi uri gushwana n'umugabo we, ukabicaza ukiri mutoya cyangwa se uri munsi mu myaka kuri bo, ariko ukabicaza ukababwira uti rero iki kintu gutya na gutya ntago bikwiye ko bigenda gutya na gutya, muri make ugasa nk'ubagira inama, kandi inama ikabubaka, ukabona ko ibubatse ndetse ibafashije. Iki ni ikintu ushobora kumva yuko ari ikintu gisanzwe, ukora nk'ibintu bisanzwe, gusa uba waratoranyijwe, ndetse hari n'izindi mbaraga Imana yohereza zikabajyamo, zikabumvisha ko ibyo uri kubabwira aribyo, ndetse zikabatera kukubaha no kugutega amatwi bakakumva. Rero niba ujya ukora iki kintu, ujye umenya ko ufite gushyigikirwa kw'Imana, hari n'imbaraga Imana iba yohereje mu gihe uri kubagira inama, zikagufasha kugira ngo babashe kubyumva neza, ndetse bakumvire nubwo ukiri muto kuri bo, ariko bumve ikintu uri kuvuga, ndetse bacyumve neza 100%, ndetse bakurikize ibyo uri kuvuga. Ndetse n'ibiteye ukiri muto kuri bo, ushobora kuba ari ababyeyi bawe, ushobora kwicaza ukababwira ibi bintu sibyo, bakakumva. Bashobora kuba ari inshuti zawe, ari abavandimwe bawe, bashobora kuba ari abantu runaka gusa bakurusha mu myaka, cyangwa se urusha imyaka, ariko wowe ukaba wumvaga yuko uri kubikora nk'umubyeyi runaka uri guhanurira abana, cyangwa uri kubagira inama, cyangwa se
uko ushobora kuba uri mu bantu batekereza yuko ibi bintu wabikoraga nk'ibintu biri aho nyine ukabikora nk'ibintu biri aho nyine wumva yuko ari ibintu biri aho, gusa Imana iba yaje ikagushyigikira nuko wowe utabibona, gusa iba yagushyigikiye ndetse iba yagize ikintu runaka yohereza kugira ngo abantu babyumve neza ibyo uri kuvuga ijana ku ijana. Niba nawe rero uri mu bantu bajya bakora iki kintu runaka cyangwa se bajya batekereza iki kintu runaka bakavuga uti wabagira inama nkabicaza nkabakora, uwo ni umwuka rero uba uri kugira inama. Rero niba uri mu bantu bajya batekereza iki kintu cyo kugira inama ugira umuntu, umenye ko Imana nawe uri mu bantu yashyigikiye cyangwa se uri mu bantu Imana yatoranyije, yemeje yuko bagomba kuba ku ruhande rwayo. Niba iki kintu ujya ugikora, niba iki kintu ujya ugiha agaciro nawe ukagitekerezaho, niyo utagiha agaciro ukagitekerezaho, umenye ko ukwiye kugiha agaciro, kubera ko ibi ngibi biba byaje biturutse ku Mana, ntabwo aba ari ibintu biza mu bwonko bwawe bigahita byizanamo. No, ikintu cyose utekereje ugiha agaciro, kubera ko kiba ari ikintu cy'ingenzi ndetse ku buzima bwawe ndetse na benshi, kubera ko Imana iba yabikoresheje kugira ngo ugire icyo ufasha abantu ndetse ubagire inama, kuko Imana muri ako kanya biba bigaragaza ko Imana yaguhaye impano yo kugira inama abantu, Imana iba yaraguhaye impano yo kugira icyo ufasha ku bantu. Rero mu gihe ubasha gutekereza yuko wagira abantu inama ntubikora ariko ukabitekereza, iki ni ikintu cyiza kigaragaza yuko Imana yaguhaye impano yo kugira ngo ugire abantu inama ndetse nayo igashyiramo avantage kugira bakumvire. Nuko rero iki ni ikimenyetso nanone kigaragaza yuko Imana yemeye yuko uba uwatoranyijwe kuri bo. Ndetse ikindi kimenyetso cya gatanu aricyo tugiye gukomerezaho ndetse dushobora no gusorezaho mu rwego rwo kugira ngo ibindi bimenyetso nzagenda mbiboherereza mu kindi kiganiro nzabakorera cya kabiri kizakurikiraho. Ikindi kimenyetso cya gatanu kigaragaza yuko uri uwatoranyijwe ku Mana, ndetse n'icyo cy'ingenzi cyane nifuzaga kugira ngo witeho ndetse ukunde ndetse utege amatwi cyane, ugihe agaciro ku rwego rwo hejuru mu gihe iki kintu ugikora, ndetse ukaba wagikoraga wumva yuko cyangwa se kikaba cyakuzagamo ariko ukacyumva yuko ari ikintu kiri aho, ibintu runaka dutekereza ari ibintu nyine bitari ingenzi gusa dutekereza mu buzima bwacu busanzwe. Iki kintu ugiha agaciro kuko ni ikintu Imana yemera ko buri muntu wese kimugeraho kugira ngo abashe kugira ibintu runaka asolvinga by'abandi bantu cyangwa se byiwe ku ruhande rwe, ariko uko byenda kose abikore. Iki ni ikimenyetso cyiza ndetse Imana yemeye ko kigera kuri buri muntu wese, ndetse kugira ngo agifashe buri muntu uwo ari we wese. Kadukomeze ikimenyetso cya gatanu. Ikimenyetso cya gatanu kigaragaza ko watoranyijwe n'Imana. Niba mu mutima wawe ujya uhura n'umuntu ubabaye, niba ujya uhura n'umuntu ufite ibibazo, niba hari umuntu ujya ugutakira akakubwira ngo mfite ibibazo ibintu runaka kandi nta buryo runaka nabicishamo ngo nanjye ngire ikintu runaka nikorera, ariko ukumva hari ikintu wakabaye umufashije uza kuba hari ikintu ufite, cyangwa ukumva hari ikintu runaka wakabaye umufashije mu bushobozi bwawe, ariko ukaba nta kintu runaka nawe ubashije kuba ufite kugira ngo umugezeho. Mbese ni nk'amarangamutima yo kugira neza ujya uhura nayo, ariko ugasanga nta kintu runaka ufite washobora kumufasha. Niba ujya ugira aya marangamutima, umenye ko iki ari ikimenyetso kigaragaza yuko watoranyijwe n'Imana 100%. Noneho ushyiraho n'akamenyetso cyangwa ko guteranya yuko washyizweho ikimenyetso cy'uko Imana izakugirira neza kubera uyu mutima mwiza. Niba ujya ugira umutima mwiza, watoranyijwe n'Imana, bidashidikanywaho watoranyijwe n'Imana, kubera ko uba utaratoranyijwe n'Imana. Hari abantu benshi bagira imitima, ushobora guca ku muntu ukumva ni ibintu bisanzwe, cyangwa se ukamureba ukavuga uti uyu muntu nta kintu akwiye. Niba nyine ibi ngibi byarabaye, n'Imana yemeye ko bimugeraho, ukavuga utyo. Niba uri umuntu usenga ukavuga utyo, abamwe bakavuga uti niba ari umuntu yaza kuba yarasenze akaba yameze gutya, kandi ari umuntu ugutakiye afite ibibazo. Niba rero mu bantu bagira umutima wo gufasha cyangwa se mu mutima wo kugira ikintu runaka yafasha abandi bantu, uri mu bantu bajya baza ku mwanya wa mbere, cyangwa se niba utaza ku mwanya wa mbere ukagira umutima wo kumva hari umuntu runaka wafasha gusa, ariko ukabona nanone nta bushobozi ufite bwo kugira icyo wamufasha, ariko ukagira umutima wo kuba wamufasha, iki ni ikimenyetso kigaragaza 100% yuko Imana yagutoranyije, yuko uzayikorera, cyangwa se yuko uri mu bantu bayo yatoranyije, kubera yuko ntago wabasha gukora iki kintu
kugira umutima mwiza cyangwa se ngo ugire kumva ko wafasha abantu utaratoranyijwe n'Imana. Niba waratoranyijwe n'Imana rero ukaba wakundaga guca ku bantu, urugero reka mbahe nk'urugero, ukaba wacaga nko ku muntu akagusaba ariko ufite nk'amafaranga 500 mu mufuka, ukavuga uti uyu muntu si ubu koko nimuhaye amafaranga 500, urugero ugiye mu ntara ariyo ngiye utegesha, nanone nabwo biri buze kunsaba n'andi mafaranga ndi buze gusaba andi bantu, birumvikana iyo ni ingingo yumvikana. Aya mafaranga wamaze kuyabarira 500 ufite ku mufuka, ndetse nta kindi kintu wumva uri buyakoreshe, ndetse ufite ikindi kintu, ufite andi mafaranga, urumva ufite andi mafaranga wayamuha, gusa aya mafaranga 500 wayabariye ibintu byinshi ugomba kuyakoresha. Ndetse iki ni ikintu kigaragaza ko nawe ufite umutima mwiza. Niba ujya ubasha kugira umutima muri make wo gufasha, cyangwa se ukagira guhangayika mu mutima, uhangayikira undi muntu, cyangwa se ukajya mu mutima igikorwa runaka cyo guhangayikira umuntu runaka, ndetse ukagira runaka n'uburyo ufashamo umuntu. Niba ujya ufashamo umuntu ho ni ibindi bintu, kubera ko ni ikimenyi nawe sinarenda bivuga ko watoranyijwe, ahubwo nawe ubwawe urabyibona ko watoranyijwe. Ntabwo wafasha umuntu cyangwa se ngo ugire umuntu runaka ugirira umumaro, cyangwa se ugire umuntu runaka ufasha utaratoranyijwe. Nanone ku muntu udafite ubushobozi, niba nawe ujya ugira uyu mutima, umenye ko Imana izakugira neza, ndetse watoranyijwe n'Imana kuzabaho neza mu buzima bwawe, uzabaho neza, uzabaho mu mugisha, uzabaho mu mumaro ukomeye cyane Imana yaguteganyijemo. Ndetse niba ujya ugira uyu mutima wo kugira ngo ugire icyo ugira cyangwa se ufasha ku bantu, ukora ku bantu, umenye ko ubuzima bwawe mu minsi iri imbere butari bubi, ari bwiza, kubera ko Imana ubundi hari ikintu abantu batazi, no muri Bibiliya biranditse, biravuga ngo imbuto ya mbere iruta ibintu byose urukundo. Iyo ufite urukundo rurababarira, ruruta byose, rurihangana, ndetse urukundo rurwanirira abandi. Mbese muri make urukundo nicyo kintu cya mbere abantu twakabaye dushyira imbere. Ndetse Imana yaranabitugaragarije, rega itugaragariza yuko urukundo nicyo kintu cya mbere, kubera ko aho ifata umwana wayo ikamutanga kugira ngo apfe ku bwacu. Iki ni ikimenyetso kigaragaza urukundo, ndetse uburyo urukundo ari ikintu gishoboye byose. Imana yari yarababajwe n'abantu ku rwego rwo hejuru, ku buryo yumvaga yabarimbura bose, ariko iremera yohereza umwana wayo kugira ngo apfe ababarizwe ibyaha by'abantu bakoze, kubera ko ari urukundo yadukundaga. Rero ikintu cya mbere abantu tugomba gushyira imbere, cyangwa se tugomba kwitaho, ni urukundo. Urukundo tugomba kurushyira imbere, tukaruha agaciro, ndetse tukarwitaho cyane, kubera ko Imana yemeye ko uru rukundo rubasha kuyikontorora, rugatuma yemera yuko umwana wayo apfa ku bwacu. Iki ni ikintu kigaragaza ko urukundo ari ikintu cya mbere. Rero nawe niba ugira amarangamutima yo kugira urukundo mu buzima bwawe, cyangwa se ukagira amarangamutima yo kugira ikintu wafasha umuntu runaka, nawe iki ni ikimenyetso kigaragaza ko watoranyijwe. Niba nawe kandi nanone hari abantu runaka ujya ufasha, niba hari abantu runaka ujya yumva ko wagirira umumaro, cyangwa se wafasha mu buzima bwawe busanzwe, nawe iki ni ikimenyetso cyiza kigaragaza yuko watoranyijwe n'Imana. Niba nawe hari abantu ujya ufasha, mbisubiramo yuko hari abantu ujya ufasha mu buzima bwawe, watoranyijwe n'Imana, byararangiye, wamaze gutoranywa. Si ibintu uvuga ngo ngiye kuzabitekerezaho ngo mundi nemere yuko ngomba gutoranywa ku Mana. No, niba uri mu bantu bajya bafasha abandi, bajya bagira umutima wo gufasha abandi, umenye ko watoranyijwe n'Imana. Ndetse ibi ngibi ndabyemeza 100% nta gushidikanya yuko watoranyijwe n'Imana. Niba nawe ujya ubona ibi bimenyetso ko ari 5, ndetse bikaba bikugaragariza yuko watoranyijwe n'Imana, iki ni ikintu cyiza, cyangwa se ikintu cy'umumaro kigaragaza ko watoranyijwe n'Imana. Ndetse niba ibi bintu uko ari 5 byose ubyubahirije, niba ubyubahirije byose ko ari 5, cyangwa se ukaba wubahirije bike muri byo, iki ni ikimenyetso cyiza, cyangwa se ni ibimenyetso bigaragaza yuko watoranyijwe n'Imana. Ndetse ntuzongere gushidikanya yuko watoranyijwe n'Imana, kuko ibi ni ibimenyetso byonyine bigaragaza yuko watoranyijwe n'Imana. Kandi ndabyemeza 100%, ntago waba ugeze kuri iki kiganiro kuri uyu munota utaramenya yuko nawe harimo ikintu runaka kimwe cyemeza yuko nawe watoranyijwe n'Imana. Muri ibi bintu byose mvuze uko ari 5, harimo ikintu kimwe kigaragaza ko nawe watoranyijwe n'Imana. Ndabyemeza 100% yuko muri ibi bintu uko ari 5 harimo ikintu kimwe
cyemeza yuko watoranyijwe n'Imana, kandi ndabizi nawe yuko ibi bintu ubyishimiye kubimenya. Ndetse ikindi nashaka kubwira, Imana iragukunda. Niba uri mu bantu batoranyijwe n'Imana, umenye ko Imana igukunda, ndetse ubuzima bwawe ntago bukiri ubwawe ngo wingenge. Reka Imana igukontorore muri byose ukora, ureke Imana ikuyobore. Muri make nawe mu gihe usenze uvuga Imana nyiyobora muri byose nkora, kubera ko Imana yakuyoboye, ushobora kunyura mu bihe by'umubabaro by'akanya, ejo ikaba kugira neza kubera ko wabashije kwihangana, ndetse nube nk'aba bandi bajya mu bintu by'Imana ejo bakaba bivamo bitewe nuko bisharira, babyinjiramo bisharira, ariko umuntu wiginjiramo bigasharira akabimaramo igihe, uwo niwe umenya agaciro kabyo, kubera ko iyo akomeje akagera imbere akabonamo umugisha, asobanukirwa neza iby'Imana, ndetse akajya no kubibwira abandi. Ariko hari babandi baza bitewe nuko Imana ibanza ikakwigisha mbere yo kuguha umugisha, bakumva barabashariye bagahita babivamo. Rero iyo babivuyemo nibo baba bihemukiye, si Imana baba bahemukiye, ko baba bihemukiye, baba biroha mu bintu bibi ndetse mu nzira mbi, bakabaye baca mu nzira nziza kugira ngo Imana ibagirire neza. Niba nawe rero uri mu bantu bagize ibi bimenyetso bitanu, ndagusaba yuko nawe ukwiye gusenga usaba Imana yuko yakomeza ikakwiyobora rata, ikakurinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma utatira inshingano zayo yaguhaye nk'uwatoranyijwe n'Imana. Umuntu watoranyijwe n'Imana wese Imana imuha inshingano. Rero usenga Imana izakurinde gutatira inshingano zayo, kuko Imana itanga inshingano zitandukanye: gufasha abarwayi, gufasha abatishoboye, kugira neza, ndetse gusengera abantu runaka, guca bugufi, kubabarira, kugira urukundo. Muri make Imana iguha inshingano runaka iyo uri umuntu yatoranyije. Rero ntabwo Imana yagutoranya ngo ibere kuguha inshingano. Niba yaragutoranyije yaguhaye ndetse n'inshingano. Rero niba uri muri bamwe navuze muri izi nshingano uko ari 5, niba uri muri bamwe bajya bagira ikintu runaka cyitwa inshingano zimwe muri izi ngizi, ndagusaba ikintu kimwe cyonyine: tangira usenge Imana, uyegereze cyane kugira ngo inshingano zayo zikore neza, ubundi ugirirwe neza n'Imana. Niba ufite umugisha runaka usakaza ku bandi, Imana nawe izakuha umugisha. Ndetse niba wari ufite izakongera umugisha. Ndetse niba nawe wari ufite inshingano runaka Imana yaguhaye, ukaba wabibonaga nk'ibintu biri aho ngaho, utangiye gutekerezaho nawe urebe inshingano zawe ahantu ziri, uhashyire imbaraga nyinshi cyane, ukomeze wongeremo avantage, kubera ko Imana izakuba kangahe bitewe nuko nawe ushyiramo avantage mu murimo wayo. Ngiye wumvaga ni Mr Alex, ndabashimiye kuba mugeze kuri uyu munota nanone mwumvaga iki kiganiro. Ndabashimiye, Imana nibaha umugisha. Ndetse ubaye utarakora subscribe ntabwo wazongera kumva ijwi ryanjye, ureba aho hasi, wibuke gukora subscribe aho hasi, ndetse wibuke gukanda ukazogera, ufungura akazogera, ndetse wibuke no gusharinga ku nshuti zawe. Ngiye wumvaga ni Mr Alex, see you around ku bundi busobanuro bw'inzozi ndetse n'ibindi bintu runaka Imana igenda itubashije kubasobanurira umunsi ku wundi. See you around.